kurengera. Kuba mu mujyi wa Kigali kwitunga njyenyine birananirana kandi mfite n'amashuri. Hanyuma inshuro 12 hari aho twamaraga amezi 2, hari aho twamaraga kumwe, hari naho twamaraga 5, hari naho twamaraga umwaka. Ariko Imana ikatubwira ngo izaduha inzu. Haleluya! Nareba umushahara nkorera, nareba ayo umudamu akorera. Hari igihe duhembwa tukajya kuguza. Hari abantu bameze nkanjye. Hari igihe umuntu ahembwa agahita ajya kuguza. Nicyo igihe gukora. Imana imumenyesha amakuru yaho ahagaze nuko azahava. Niyo mpamvu abakristo, abanyetorero dufite icyo turusha abandi, nuko tubitswe ibyasezeranijwe. Niko umwanditsi yandikiye itorero ry'Abaroma, arababwira ngo ubundi abayuda barusha icyo abandi, arababwira ngo babarusha mu buryo bwose. Aravuga ngo icyambere ngo babitse ibyasezeranijwe mu mitima. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mumfashije iyi ndirimbo. Ndashaka gushima Imana mbere yuko tuza kuganira ijambo ry'Imana. Ndaza gushimira Imana ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko nkiri mu buntu bw'Imana. Iyo turi mu nzu y'Imana, Imana iturindiramo ibintu byinshi. Ndashimira Imana ko njye n'umuryango wanjye turi mu nzu y'Imana. Ikindi nshimaho Imana, ndashima Imana ko kindindiye ubuzima. Umwaka washize wa 2023 nahuyemo n'ibibazo byinshi, ariko mbonamo no gutabarwa kw'Imana. Mu kwezi kwa 6 nari mfite uburwayi, buryo kwa muganga bagombaga kunsinziriza bakambaga. Hanyuma nanjye nterwa n'ubwoba uko bagombaga kumbaga mu nda, kandi Nyamitari imwe, numva umutima wanjye ufite ubwoba. Hanyuma mbugize njya gusenga. Yesu nashimwe. Mbona nta handi nahungira, njya gusenga. Hanyuma Imana imbwira ko inkijije. Haleluya! Imana irakiza kandi bigakunda. Hanyuma umunsi nagombaga kujya kubagwa, ko nagombaga kubagirwa i Kanombe, umutima unyemeza kujyayo. Unyemeje kujyayo mu gitondo njya gusezera abana ku ishuri. Hanyuma ndimo mvayo, ijwi rirambaza ngo urajya kwa muganga cyangwa ntujyayo. Ntindajyayo. Hanyuma ntabwo namenye igihe nakoreye impanuka. Nibonye nakoze impanuka, mbona ibyari kujya kwa muganga bivuyemo n'ubundi kujyayo. Nibona ndi mu bitaro kubera impanuka. Ndashimira Imana ko Imana yandinze. Kandi ubwo burwayi niba barabivuranye n'impanuka ntuze kubimbaza, ahubwo ntago bwagarutse. Ndashimira Imana. Hanyuma mu kwezi kwa 9 Satani yashakaga kumvana ku isi. Naje gukora indi mpanuka, ndimo njya mu bukwe bw'umushumba tugeze mu Gakenke. Hanyuma dukora impanuka, nabwo ndakomereka cyane mu mutwe, kandi niyo ubwashize nari nakubise umutwe hasi. Hanyuma rero ubwo hazaho igisebe kinini, abantu twegeranye babonye ko mfite inkovu mu mutwe, numvaga ko birangiye. Muganga rero aza kuntangariza ko wankurikiranaga nkwiye guhagarika akazi, nkaba ndetse kuba nkora ikintu cyose cyananiza nkaba ngihagaritse. Mbitangariza mu kazi ko biri kwanga, ariko nsenze Imana irambwira ngo nzagasubiraho. Ndashimira Imana ko ndi mu kazi kanjye ka buri munsi. Hanyuma icyanyuma shimira Imana. Njye n'umudamu wanjye tumaranye imyaka 12, ubu twatangiye wa 13. Twari tumaze kwimuka inshuro 12. Hari aho twamaraga amezi 2, hari aho twamaraga kumwe, hari naho twamaraga 5, hari naho twamaraga umwaka. Ariko Imana ikatubwira ngo izaduha inzu. Haleluya! Nareba umushahara nkorera, nareba ayo umudamu akorera.
hari igihe duhembwa tukajya kuguza. Hari abantu bameze nkanjye hari igihe umuntu ahembwa agahita ajya kuguza kugira ngo bivemo, hanyuma mbona n'ubwo buzima. Ndashimira Imana ko Imana yaduhaye inzu budutuye iwacu. Hari n'igihe nafashe umudamu ndamubwira nti tujye kure, tujye Rwamagana, niho Imana izaduha. Imana ibona ko ari ngombwa ko iduha i Kigali. Ubu dutuye mu murenge wa Kinyinya i Kagugu. Urumva Imana itaraduhaye hafi. Imana ibaha umugisha. Icyanyuma ndashimira Imana ko nagarutse Kacyiru. Kacyiru kubera iki? 2006 nateraniraga hano, hanyuma ubuzima buranga, ubuzima burananirana, buranga, mbona ntabwo byakunda kuba mu mujyi wa Kigali, kwitunga njyenyine birananirana kandi mfite n'amashuri. Hanyuma nsubira iwacu. Nsubiye iwacu, Imana impa akazi keza nakoze igihe kirekire kandi nishimiye. Yampaye akazi ko guhingira amafaranga. Abantu muraza kugira ngo se nakandi kandi kari keza, nimuze kugahatesha agaciro kuko twayahingiye. Nge nayahingiye duhingira 250. Ndashimira Imana ko navuye kuri uwo mubyizi, nari nsigaye ngera ku gisambu nkavuga nti kiriya nagihinga icyumweru naba ngisoje. Hanyuma Imana ibona ko nkwiye kugaruka i Kigali. Ndashimira Imana ko nagarutse i Kigali. Ubwo umuntu wahavukiye ntitwarisangira, ariko njyewe ndashimira Imana ko ndi i Kigali kugira ngo mpaze nasenza 7, 5, 3, ayo kwibutsa, ayo mu butayu, ayarya. Imana ishimwe ko naje. Icyo ngicyo cyonyine. Hanyuma nje nabwo nkora akazi keza nakoreye ku Kinamba, niyo mpamvu ntagarutse hano, nakomereje ku Kinamba kuko nahahuriye n'umukoresha ampa akazi keza muri 2008 nako keza kanyigishije ubuzima ko gukorera akazi ko mu rugo. Akazi kahehe? Ubu rero nabaye umuboyi ariko ngakora neza, kandi mu gihe cy'ububoyi Imana yavuganaga nanjye. Ndashimira Imana ko Imana ivuga. Icyo cyonyine ubundi turagishimira Imana. Hanyuma nako ngakora igihe kirekire, Imana ibona ko nkwiye kugira promosiyo impa kandi kazi. Iyo ndi imbere y'abantu rero nkasanga nambaye imyenda niguriye, mpita numva nshimiye Imana kuko imyaka icyo gihe nambaraga imyenda ya yindi wambara hano, hakaba harimo ubukera ntago akaba harimo irinda rimeze gutya, na hano hakaba harimo irindi kubera wakugiriye imbabazi akayiguha. Ubwo mu nkweto bwo twambaragamo ibintu birebire kugira ngo watsindagiragamo amasogisi kubera ko habaga baziguhaye. Ndashimira Imana kubw'ibyo bintu byose Imana yakoze. Imana nimuyimpera icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, iby'ubuhamya tuzabisubiraho ubutaha. Hanyuma dusome mu gitabo cya 2 cya Mose, dusome ibice 33 by'icyo gitabo cyitwa Kuva. Hanyuma dusome n'umurongo waho wa 12. Igitabo cyo Kuva turasoma ibice 33, dusome umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Mose abwira Uwiteka ati, dore ibyo ntegeka utijyana ubu bwoko ntumenyeshe udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi mu izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndashaka kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Murongo wa 15, Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, kizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki, si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati,
n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina amen. Twongereho n'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 3:20 haranditswe ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo amen. Reka mbinginge kugira ngo dusoze gusoma hanyuma tuganire kuri ayo magambo umwami Yesu yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire. Dushobora kuza kwifashisha nandi turi bubone muri Bibiliya, ariko cyane cyane turagaruka kuri aya magambo dusomye. Imana itugire neza cyane. Iri jambo tugiye kuganira rifite intego cyangwa se umutwe w'amagambo witwa kugendana n'Imana. Yesu nashimwe. Yitwa kugendana n'Imana. Birashoboka ko umuntu ashobora gutaha yibagiwe ibyo twasomye, ariko byibuze ugasigarana ayo magambo abiri avuga kugendana n'Imana. Mose Imana imuhamagara, ntabwo ndi buvuge ku mateka ya Mose cyane. Umuntu ushaka kuyamenya aza yatangirira mu gice cya mbere cy'igitabo cyo Kuva ikidusomye, azamenya neza amateka ya Mose, uko yavutse, uko yakuze, nuko byamugendekeye, nuko umuhamagaro wamugendekeye. Ariko twebwe reka twibande cyane aha dusomye, ni igihe Imana yari irimo imuganiriza ibintu bibiri. Ubwo ntarutse cyane ngeza aho Imana yari irimo imubwira ngo vana ubwoko bwanjye mu gihugu cyo mu Egiputa ubujyane mu gihugu cy'isezerano, aho navuze yuko nzabaho gakondo nk'ubwoko bwanjye. Hanyuma rero iyo utangiye iki gice cya 33 usanga Imana yari ibwiye Mose ngo jewe ntabwo nshaka kugendana namwe kuko muri ubwoko butagonda ijosi, muri ubwoko butumva, cyakoze nzabaha marayika wanjye ari uzajyana namwe abageze mu gihugu cy'i Kanani. Mose agenzuye neza, Yesu nashimwe. Mose agenzuye neza asanga marayika ntabwo azi imibabaro y'Abisiraheli. Imana ishimwe. Asanga marayika ntabwo asobanukiwe neza imibabaro y'ubwoko bw'Imana, kuko marayika akora ibintu atumye gukora gusa. Kuko iyo usomye mu Kuva ibice 3:7 niwe Imana yitegereje Abisiraheli bari mu gihugu cyo mu Egiputa ngo imenye ukuntu bababazwa, irabimenya. Abakacira umuraho neza, ndashimira Imana ko yitegereza imibabaro yacu, kuko tubabazwa nibyo mwibanga tugerekaho imyenda tukaza gusenga abantu batabizi. Iyo mibabaro yose Imana ikagira gute? Ikayimenya. Mose abigenzuye neza asanga ntago Imana izi, ntago marayika azi imibabaro y'Abisiraheli, kandi koko ntabwo yarayizi. None se babakubitaga adahari marayika? Hanyuma rero ajya gusenga. Ndashimira Imana yadushyiriyeho umurongo wo gusenga. Mose ajya gusenga ahera ku ijambo ryashimishije, aravuga ngo jewe ndabizi yuko unzi mu izina, none nyemerera nkugiriraho umugisha. Ndi imbere yawe Mana, ndashaka kukugiriraho iki? Umugisha. Ndi wibuka yuko ubu bwoko ari ubwawe. Imana irabireba isanga Mose baraziranye, isanga baraziranye. Iravuga ngo Mose we, mwana wanjye Mose, ubwanjye nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Cyatumye Imana imubwira ibi bintu mu rugendo rujya i Kanani harimo imibabaro myinshi abantu batarebaga, kuko Abisiraheli b'abatekinisiye ntabwo bari bazi urugendo bazagira. Baricaraga bakavuga bati si ibyumweru 2 n'umusaza
turi kumwe tukaba tugezeyo, ibyo bintu bizatunanira. Mose we nta kibazo. Mose rero ahagarukiye arababwira ati nyamara Imana yavuze ko tuzajyana. Iyo ukomeje gusoma yakomeje kwinginga, akomeza kwinginga, akomeza kwinginga, aravuga ngo nutajyana natwe ikizamenyekana yuko je n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki. Aravuga ngo none n'iki kizadutandukanya n'amahanga yo mw'isi. Imana iramusubiza ngo mwana wanjye Mose, nico ngicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya mu izina. Amina. Hanyuma rero umunsi wo guhaguruka niwo nshaka ko tuvugaho. Umunsi wo guhaguruka bajya mu gihugu cy'i Kanani. Imana yari yabwiye Mose ngo rero ubwo ari njye mushaka nzaza, ku manywa nzaba ndi inkingi y'igicu, nijoro nzaba ndi inkingi y'umuriro. Abisirayeli bati ibyo ngibyo inkingi nize. Inkingi nize rwose, ubwo tugize amahirwe. Hanyuma rero ngo bavuze amakondera, bavuze inanga zateguraga urugendo ngo bagende. Bagiye kubona rero ngo bagiye kubona babona inkingi y'igicu iracyamitse, ngo babona iciye ahantu hatarahayo. Abisirayeli baravuga ati Mose we inkingi yayobye, ya Mana watubwiraga yayobye, ntabwo iri guca ahantu twakagombye guca. Iriya ni inzira itariyo, iriya ni inzira ntibihuye. Hari igihe Imana inyuze ibintu ahantu bitaca. Muraho neza nanone. Hari igihe Imana inyuze ibintu ahantu ibintu bitagira gute bitaca. Kandi igituma itunyuza muri izo nzira z'ahantu ishaka nuko Abisirayeli bayobowe na Mose. Mose yari yavuze ngo ndashaka ko tugendana kuko niwe uzi imibabaro yacu. Imana nayo rero yariza akayira izanyuzamo Abisirayeli gatandukanye nako bo bari bazi. Imana itunyuza ahantu hatandukanye naho tuzi, naho tumenyereye. Hari igihe uvuga utariko we kucyunyura aho ngaho. Ndi iwacu mu cyaro, umuntu umwe yarambwiye ati yo ubwo se warize cyangwa ntiwize? Umuntu wize ahingira amafaranga, ariko nayo ni inzira Imana itunyuzamo. Muririmbyi yaravuze ngo mu bikombe no mataba niho duca tujya ibwami. Aravuga ngo nshuti muze tujyane, ngo mbese namwe twabarinda nimuze tujyane mu bikombe no mu mataba niho bera duca tujya ibwami. Imana ishimwe ko babona inkingi irayobye. Ntaha rero Imana yari imbwiye ngo igiye kumpa igishoro. Ubwo urumva ubwo nari kuzabona igishoro ryari. Hanyuma ngeze iwacu ndasenga, nsenza amasengesho y'iminsi 7 nuzura umwuka wera. Subira kubaza nti igishoro ni iki? Ati narakiguhaye ni umwuka wera. Jyana ibyo ngibyo ni umwuka wera. Kandi igishoro cy'umwuka wera kingejeje ahantu kuri. Haleluya! Igishoro Imana itanga kigeza abantu kuri. Icyatumye Imana ibanyuza mu butayu kwari ukugira ngo ibigishe andi masomo batazi, batigeze biga ibintu batazi bishyashya. Icyambere bari bamenyereye mu Egiputa, barabonye imirimo n'ibitangaza Imana yahakoreye, ariko bari batarabona ibindi bintu bikomeye bindi Imana yashakaga kubigisha. Rimwe na rimwe rero Imana itunyuza muri izo nzira kugira ngo itwigishe andi masomo azatuma tuba abantu mu gihe cyacu. Hanyuma ngo bagenda, naratangaye we, ngo bagenda bari mu muhanda bakabona iracyamitse inyuze mu gikomba ahantu hari amabuye, bakamanuka. Ubwo bakagenda kuko ari ukuyigikurikira. Aho yakanyuze mu gikombe ngo igira hatambika bakabona irazamutse, batubwo nuko yikurikira. Bati gahunda nuko yikurikira. Bagira amahirwe aturuka ku Mana ngo bakabana inkingi irahagaze, bakabutana batawe. Bati tugiye kuruhuka. Hari ijambo nasomye mu buhanuzi bwa Yesaya numva ndafashijwe.
ariko ni iry'ubuhanuzi, riri mu bice 46 uhereye ku murongo wa 3. Riravuga ngo yemwe b'Isiraheli mwe abana ateruye mukiri mu nda z'abanyoko, hanyuma mwavuka nk'abacikira, ni njye Uwiteka nitwa ndiho, ni njye ukora kandi ni njye ukora, ngo nzabaheka kugeza igihe imvi zizabera uruyenzi. Wenda guhanuriye ni Imana iheka, igaheka abantu bakiri mu nda z'abanye, hanyuma bavuka ikabaterura, bamaze kuvuka ikabaterura, bakura batangiye kugenda ikabaheka. Haleluya! Hari ikintu nabonye ku mubyeyi shaka kubabwira cyanejeje. Sinababwiye ko nanjye nabyaye. Buri iyo umugore yabyaye n'umugabo aba yabyaye, twese twarabyaye. Hanyuma cyo nshaka kubabwira ku mubyeyi ni iki? Iyo umubyeyi afite umwana, hari ibintu umwana atitaho. Icya mbere, ntabwo umwana atekereza ku biri bumutunge uwo munsi. Ibyo ntabwo bikunda. Niyagenda mu muhanda ntatekereza ko bari buhure n'ikibazo cy'izuba cyangwa icy'imvura. Ibyo bintu ntabwo bireba umwana. Hari ibintu byinshi ntabwo, ikindi kitareba umwana, ntarebwa n'ingobyi bari bumuhekemo. Ibyo bintu bireba nde? Umubyeyi naramwitegereje neza, nsanga iyo agiye guheka hari ibintu yitaho. Icya mbere, atunganya ingobyi agiye guhekamo umwana. Icya kabiri, atunganya inkongoro y'umwana ari bukoreshe amuha igikoma, amata n'ibindi ari butwitwaze. Icya gatatu, umubyeyi ufite umuco aba afite n'umutaka mu gikapu cye, ku buryo igihe cyose hari buva izuba cyangwa se hakagwa imvura, aza gutwikira uwo mwana ntagire ikibazo. Yesu nashimwe. Haleluya! Twarihimbye indirimbo ivuga ngo nk'uko se w'abana bagirira ibamba, ngo niko Imana yacu irigirira, kuko izi ubukene bwacu n'intege nke. Imana y'amahoro nishimwe. Haleluya! Niko natwe abizera Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi twakagombye kwishimira ko turi ku mugongo w'iki? W'Imana. Reka mbabwire impamvu. Abisiraheli Imana yamenyaga igihe cyo kurya ikabazanira mana, kandi igize gute? Ihagije. Umunsi umwe iyo turi mu gihe nk'icyo, ndashimira Imana ko itubungabunga. Ndashimira Imana ko itubungabunga. Hari igihe umwana aririra mu mugongo akarashimigera, umubyeyi akagira ati akamuzembagiza, akamubwira ati humura mwana wanjye, ihangane ndi kumwe nawe ndaguhetse. Niko natwe iyo byananiranye, turi mu bihe bigoranye, Imana yacu iratuzamura ikakoma ikavuga ngo humura, ihangane ndacyaguhetse, ihangane ndacyaguhetse, humura turacyari kumwe. Igakomaho, mwana nubwo nta birayi biraboneka, ariko humura nzabiguha. Nubwo uri mu bukene, ariko humura nzabukuvana. Yego uracuruza bikanga, ariko humura nzakugirira neza. Nuko Imana igituzembagiza turi mu mugongo wayo. Imana yamenyaga igihe cyo kurya ikabazanira abantu. Hari ubuzima nabayemo, iyo ngeze ahantu ntago nihishira kuvuga. Hari igihe namaze igihe kirekire nisiga amavuta bita amamesa. None tugira abarokore beza bazi kugenzura amavuta twisiga buriya. Unyura ku muntu akavuga ati naye igihumbi tu, aba bibiri. Muri aba bakristo haba harimo n'abayacuruza. Noneho
umuntu nakwinjira ukumva amavuta y'amamesa ageze gute, arahumura. Aho twikicara hamwe atari ko we ntinde utetse imvange hano hafi. Ntago mbizi, ariko menya ko imvange ari jewe. Ariko reka mbabwire nk'abakristo mwe dusengana, Imana izi kongera kubumba umuntu akareba neza. Nukuri uko kuntu cy'icyo gihe nari inteye, uretse kubeshya nta mukobwa najyaga kurambagiza ngo anyemere. Oya, kuko ukuntu byasaga byari bibi cyane. None se kureba nsa gutya wa mubyeyi we, nisiga amavuta ya gikotoro, nkarenzaho n'utwamazi ko nabonye baturenzaho, nkashyiraho nayo mu biryo, nkagerekaho nayo umwuka wera. Erega hari n'amavuta umuntu agira kubera afite akazi, hari nayo ugira kubera kuri umugabo, hari nayo ugira kubera ibintu byinshi ugenda unyuramo. Imana uvuga urabona niba nkisa gutya, ubwo urumva icyo gihe byari bimeze gute. Uriya mugore nawe rwose Imana imuha umugisha. Kandi cyatumye anyemera ni kimwe, naramubwiye ntunze ibintu bibiri. Ntunze agakiza kuzura umwuka wera, icya kabiri rwose mfite n'urukundo. Unyemera twagendana. Arambwira ati nibyo nashakaga. Nawe Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Muri icyo gihe Imana imenya ikidukwiriye cyo kugira umumaro mu gihe nk'icyo. Haleluya! Ntabwo mu gihe ukennye utari wagera ku mugambi w'Imana, ntabwo ukwiye no gukena amavuta ngo byose ubikene. Ukwiye kwihangana ukabufitemo kimwe, kuko amavuta ageza umuntu ku bindi. Hanyuma icya kabiri, muri iryo joro reka ninginge mwari muyigire hino. Igira hino mwari, dufatanye kubwiriza. Nese kubwiriza hari icyo bitwaye? Oya, ntacyo bitwaye. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umuntu bibangamiye se tugiye kubwirizanya na mwarimu? Oya, ntacyo bitwaye. Ubwo umuntu yabasanzwe yarabangamiwe. Mwihebe Yesu azamufasha. Haleluya. Mw'ijoro igihe inkingi yahinduka ku muriro, marayika, Imana yoherezaga marayika akaza muri iryo joro kubera urugendo Abisirayeli bagenze, abasitaye, abahuye n'ibibazo, abahuye n'amakuba, abahuye n'akaga gatandukanye, abananiwe mu nzira, ngo agatangira umurimo wo kubakandakanda, ngo akabakanda, agakanda akavuga ngo bana banjye turi kumwe mu rugendo n'imihanga. Yakoraga undi murimo mwiza nakunze, kuko yarabakarabyaga. Ntago babonaga amazi yo gukaraba, muzabisome. Nta yari ahari mwari, nta mavuta mu butayu yari ahari ngo yarangize umurimo wo kubakandakanda, ngo akabakarabya, yarangiza umurimo wo kubakarabya, ngo akamanura imyenda yabo. Haleluya! Uko imyenda yabo bavanye mu gihugu cyo mu Egiputa, nta handi hantu bajyaga kugurira imyenda, nta ruganda bari guhura narwo. Ngo akamanura imyenda yabo, ngo yarangiza akayifura muri iryo joro, ngo bakabyuka bafite imbaraga zikomeza. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi umwami Yesu aradukandakanda. Iyo twahuye n'ibibazo aradukandakanda, yohereza marayika mu buryo butazwi, akadukandakanda, agakanda. Wakomerekeye mu nzira, uri kugushwa nuko bamuvuza akamubwira ati humura. Ntabwo bazahora bakuvuga. Akomora igisebe, avuga ati humura mwana wanjye, ntabwo ariko bizahora. Niko umuhanuzi yavuze ngo siko bizaba kuba mutegereza ngo kereka abantu bava mu masezerano.
by'isezerano kandi umuririmbyi wacu yaravuze ngo nta mpamvu yo gusubira inyuma, yo gusubira inyuma ubwo wayibona kereka abantu bava mu masezerano. Nta mpamvu. Narasomye numva ndafashijwe, ndavuga nti burya Imana iradukandakanda. Nubwo bimeze gutya igakanda. Imana ishimwe. Umuntu usenga ahishurirwa imigambi y'Imana, amenya icyo Imana ishaka ku buzima bwe, akamenya n'icyo igiye gukora. Imana imumenyesha amakuru y'aho ahagaze nuko azahava. Niyo mpamvu abakristo, abanyetorero dufite icyo turusha abandi, nuko tubitswe ibyasezeranijwe. Niko umwanditsi yandikiye itorero ry'Abaroma, arababwira ngo ubundi abayuda barusha icyo abandi, arababwira ngo babarusha mu buryo bwose. Aravuga ngo icyambere ngo babitse ibyasezeranijwe mu mitima yabo. We nubwo byakwanga jya ugendana n'ibyasezeranijwe. Muririmbyi yaravuze ngo wishinze ku byasezeranijwe. Yesu we ndafashijwe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Iyo ukomeje gusoma iki gitabo, ndashaka ko tuza kugira umwanya wo gusoza. Isoma iki gitabo, iki gice twasomye, Imana yabwiye ijambo ryitsa Mose, shaka ko tuza gusorezaho. Yaramubwiye ngo Mose we, njyewe nzanyuza kugira neza kwanjye kwinshi imbere yawe. Aravuga ati cyanda cyumvise. Icya kabiri, mwana wanjye Mose, nzanyura imbere yawe, nyuze kugira neza kwanjye kwinshi imbere yawe. Ikindi, nzivuga mu izina ndi imbere yawe. Icyo kintu nagisomye kiranejeza, ariko amubwira icyitonderwa. Aramubwira ati ariko Mose we, ukwiriye guhagarara bugufi bwanjye ku rutare ukahagarara. Nahoze nsoma icyo Imana yaramubwiraga ngo Mose we, kugira ngo ubone ibyo hagarara bugufi bwanjye ku rutare. Nasomye nsanga urutare rwari Yesu. Ati hagarara kuri Yesu Mose, hanyuma nanjye nyuze kugira neza kwanjye imbere yawe. Nuko Imana ibasha gukora. Ra totela jaibeneforia. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Yesu we, nibyo twibwira, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, ubwo dutarutse byinshi, Imana yari izi icyo gukora. Nkuko umubyeyi amenya icyo gukora iyo ahetse umwana, Imana yari izi ukuntu iri burwane intambara kandi neza, kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira byose n'ibyo dusaba. Niho hantu habonetse umuhanda ukozwe igihe gitoya, aho Mose yarambuye inkoni gusa amazi akigira hepfo no haruguru, kuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira byose n'ibyo dusaba, nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Nagira ngo nkubwire ko ukwiriye kugendana n'Imana kandi ugahagarara bugufi bwayo ku rutare, aho Imana inyura itabara abantu bayo. Kandi nta muntu bagendanye ngo akorwe n'isoni. Yesu nashimwe. Hari ikintu cyanejeje. Umunsi umwe nagiye ku ishuri kwiga,
nabonye abantu twabanye kuri kaminuza, hanyuma numva umutima wanjye urafashijwe. Ngezeyo banga kunyandika, barambwira batari ko wize ubukanije, kandi nibwo nije koko. Bati nabwo niho bubonye amanota meza. Nti nibyo. Nari ndimo mbabwira nti ngewe ndashaka kwiga amasomo nzajya njya mu kazi nambaye igoti, ni kuko naribonye nkuze. Ndashaka rero ahantu nzajya njya mu kazi nambaye neza. Ubu umuntu kanika ntandenganye, ngiye nabonaga nishakira ibindi. Ubwo hari ikibazo tugiranye. Hanyuma uwanyandikaga arambwira ati ntabwo nakwandika, urajya kwiga ubwubatsi cyangwa ibindi. Abakora ubwubatsi ndabashima, nibo banyubakiye, ntago mbagaye, ariko nge nishakiraga ibindi. Ndamubwira nti wowe nyandika, hanyuma gutsinda ni ibyanjye. Hanyuma aranyandika, ndashimira Imana ko yanyanditse. Kunyandika mbwira Imana nti ngewe nawe ubu twananirwa kwiga isomo, tuzajya tujya mu kazi twambaye igoti. Ubu koko nge nawe twananirwa kwiga amasomo adushoboza kujya mu kazi twambaye igoti. Baranyandika, ngezeyo bavuga icyongereza, nkajya ndeba hejuru, nkabwira Imana nti mu ijuru nta cyongereza mugira ngo ukimpe nanjye nkivuge. Nkabona baranyihoreye mu ijuru. Ndashimira Imana ko narangije kwiga. Narangije kugira gute? Hanyuma ndangije kwiga rero ngira amanota meza, ariko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Gusa umuntu warangije arengeje amanota 80, urumva amanota atari menshi we. Ubu ntibanyihereye buruse sindi kwiga masters. Ubwo Imana ntibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Reka dusenga Imana ibindi naho. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zayo zidukorera mu hagarara bugufi bw'Imana ku rutare. Imana niho izagusanga igutabara. Mbeka amaso yawe dusenge. Nagutangarizaga yuko ukwiriye kugendana n'Imana mu buzima bwawe. Ibintu byanze, ibitaboneka, ibitagaragara, Imana ibiremera mu nzira iyo tugendana. Ibintu bitaboneshwa amaso, ibyo imiryango itaduhaye, ibyo ubona byanze, Imana ibiremesha imbaraga zayo mu rugendo. Iyo tugendana n'Imana, Imana irema iby'imbaraga mu rugendo rwacu, kandi ikadusaba guhagarara ku rutare hafi bugufi bw'Imana. Hombeka amaso yawe dusenge mu buryo bubiri. Ndumva nshaka ko dusenga mu buryo bubiri. Imana ibahe umugisha. Sengesho rya mbere dusenga, birashoboka yuko iminsi yakubanye myinshi ugasubira inyuma. Wa kabiri, birashoboka ko waje mu nzu y'Imana aribwo bwa mbere uje mu nzu y'Imana, kandi ukaba udakijijwe, utarakira Yesu arashaka kuganira nawe, kandi arashaka kuguhumuriza muri iri teraniro, ugasubirana umunezero, ukakira ibyiza bituruka mu gakiza k'Imana. Nkuko umuririmbyi yaririmbye, yaravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Nabo bantu babiri nshaka ko tubanza gusengera. Mbese urimo iminsi yakubanye myinshi usubira inyuma, urimo utarakira agakiza ngo wakire ubuntu buturuka muri Kristo Yesu, abo bantu babiri ndabinginze bazamura ikiganza tubasengereye. Niba urimo muri iri teraniro, ndagira ngo nkwinginge uzamuye ikiganza cyawe kugira ngo tugusengere. Umwami Yesu aragukeneye, arashaka kukunga, arashaka kugukanda, arashaka kukugirira ibambe, arashaka kuguha umugisha, arashaka kugutabara, arashaka kukurengera. Aragushaka umwami. Zamura ikiganza cyawe mama, zamura ikiganza cyawe. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Haguruka mu mwanya wawe. Haguruka mu mwanya wawe shuti. Haguruka mu mwanya wawe. Nsanga hano tugusengere. Ngwino hano tugusengere.
nsanga hano ku rusengero, nsanga hano tugusengere, ngwino hano tugusengere, ngwino nimutambuka tubasengere, nimutambuka abadiyakoni babafasha gutambuka, nimunsanga hano dusenge. Umwami aracyakiza, umwami aracyabohora, umwami aracyakiza indushi, umwami aracyagira neza. Ndagira ngo dusenge, saba abashumba bacu bigire hafi, bashumba bacu nimwigire hafi dusengera aba bene data, nimwigire hafi dusenge. Umwami Yesu aracyabohora, umwami Yesu aracyakiza, umwami Yesu aracyaroba. Nawe ntusigare, ahubwo ngwino dusenge. Nimupfukama. Irembo ryera TV.